Oui. Meze Meze neza. wowe ntukimumbura koko? Shari ndagukumbura n'ubu ndagukumbuye. Ukuntu mba nigunze nakubuze. Ariko gusa iyo bazi iminsi itatu ijwi ryawe mba numva mbabaye. Hari igihe n'amayinite regabura. Ntabwo wongera guhaburamo amayinite. Ahubwo icyo uhugiyemo bituma utankumbura udatekereza kumvugisha. Kubizi naba nkugiye mu biki byaguruta kweri. Niho ubizi kubera ko tutari kumwe byaba byose ufite ibintu bituma unyibagirwaho gatoya. Byatuma nkwibagirwa biragatakara. Niba ari ibimeneka birakameneka. Nizere ko rwose utagombye kugira ibindi bintu ugiramo bituma wibagirwa umugabo wawe. Mbagira ngo nkumbure sheri. Hanyuma wowe nanjye mba ngukumbuye nkwirengagiza nyine. Avuga nawe nkumbure. Ngiye kukubwira gutyo. Niye. Kandi ejo nta kintu uzi kizaba. Hazaba iki? Ntabwo uri kubimisha kugira ngo gusa anabikwifuza. Ibiki sheri? Ibiki? Sinawe wariyibagiwe bigezeho. Ugiye kuvuga si bya anniversaire. Yes, ejo ufite anniversaire. Ntabwo ufite se bimaze iki? Oya kutamfite ariko turi kumwe ku mutima. Urumva nakora ikirori udahari? Wagikora warangiza ukanyoreza amafoto. Sheri nta modo ndimo. Nta modo urimo? Genda ngukumbuye. Ku buryo umunsi wawe w'amavuko urangira utawijije. Uzabinkorera nuza. Ariko iminsi izaba yaragiye. Wamenya nzaza ryari? Sabe ntabwo ujya nkumbura. Genda gukumbura niyo mpamvu nguhamagaye. Nakwibutsa ko ufite umunsi mukuru w'amavuko. Reka tuzayubahirize waje sibyo? Ariko ntabwo mbuze uko mbivuga. Gusa reka tubyorere. Igisheri urakaye? Ntarakaye. Kubera ko niba uzajya wiyitaho kubera ko mpari naba ngiye ntiwiyiteho urumva ko bimbabaje. Basi reka niyiteho. Ngaho wiyiteho utangira witegure ejo kandi uzarebe ukuntu wigenza. Sawa. Uzaza ryari? Nzakubwira njye kuza. Uramara igihe kingana iki? Biratungurana hari igihe nshobora kumara nk'icyumweru cyangwa se mbere yacyo. Ariko byanga bikunda nyine icyumweru kimwe nibwo wagira nibwo waza. Uriya muzigo utaraboneka nta kintu cyo kuvuga. Nanone. Ariko umuzigo uvunitse nako umuzigo ubonetse nahitanza nta byihuta cyane ko ndagukumbuye. Ubu se hari ahantu uteganya nibura ku buryo waza vuba? Oya. Nta munsi nteganya ariko bibaye ngombwa naza. Okay. Bisous. Bisous chérie. Umunsi mwiza. Urakoze kunyibutsa kwibuka no kwiyitaho. Bye. Ndagukunda. Me too. Ushobora kumbwira ikintu utarimo gusobanukirwa? Ahubwo se muri ibyo byose wambwiye umva igisobanutse ari iki? Niki se ahubwo turimo kubona? Ikintu cya mbere sinzi ukuntu wagiye sibyo? Urabizi neza ko nta n'umuntu n'umwe utaruzi ko njye nawe ahubwo turi no gutegura ku bana. Ariko basi mbwira uti wenda nimba hari ikosa nagukoreye ndimenye. Wakagombye kuba uri muranshimira sibyo? Wagombye kuba uri muranshimira ko njye nararebye ndeba relationship yanjye nawe ndareba neza mbona ko nta hantu irimo iratwerekeza. Mfata umwanzuro ndavuga naho kugira ukiraho
ko ntayo wabonaga ko nyine nta kintu relation yacu imaze. Zira nagombaga kuzabikuganiriza ukabisobanukirwa. Ujya ku mukecuru hanyuma sura mukecuru mu byukuri ni ikihe kintu nakahe gashya ni ikihe kintu wamubonanye cyatumye basi ujya no kumwana w'umukobwa ubona ko muri no mu myaka imwe. we mbere na mbere wagiye kubyica ujya kubwira famiye yawe ko ufite ngo uzakora ubukwe vuba ngo mu mwaka umwe ngo umuhungu muri kumwe ngo nago muzadetingana umwaka ngurenge, sibyo? Ibyo byose wajyaga kubivuga. Nje nakwireba nkabona nta mafaranga mfite, nta bushobozi mfite. Ako singiye mara nkubaza ibyo bintu by'amafaranga uburi kumbwira nibi. Nje nago ushaka gutera umwanyereka, sibyo? Nago ushaka gukundana nawe umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 ngushyire hariya sinzi impamvu ubwo utari muranshimira ko ngiye ibingibi ndimo ndabikora ku bwawe nanje, sibyo? Hakuswe n'ikiza ko bakuroze kuko naga ari wowe nsanzwe nzi. Zira ndi muzima. Reba imyaka yawe utarengeje 30 ufite umukecuru w'imyaka 70 60. Umukecuru w'imyaka 70 wabonye n'uwuhe? Mana yanjye. Umukecuru w'imyaka 70 n'uwuhe wabonye? Okay, ni mukuru, nibyo ni mukuru, birumvikana. Ariko gerageza unyumve umenye uko ibingibi ndimo ndabikora ku bwanjye nawe. Uzabona umuhungu uri seriyere gufite amafaranga ufite uri tayari guhita gushyira mu mago mu bandi. Nawe nizeye nkatekereza ibintu bya hatari nkabwira fami nkagira ute warantengushye ubwo uri kumva undi muntu nzongera noneho gutekerezaho nk'ibintu bikomeye arindi. Zeka tubyoroshye rero. Ngiye nakuzanya hano kugira ngo nyiraye tuganire tunabifatira umwanzuro. Ibyabaye bitazongera kuba, ntazongera kubona waje gushwana hariya mu rugo, sibyo? Naje gushwana sinashwanye nta mpamvu. Ngayishyire mu mwanya wanje mbaye ndi wowe, sibyo? Ubaye uje ugasanga ndi kumwe n'umusaza w'imyaka 70 warabimenye ko nje nawe dukundana turyamana ibintu byose kandi narakubwiye ko nkundana nawe. Ese ubwo waba wakiyumva ute? Nje ntago rero nshobora kugivinga up. Ibyo byibagirwe. None ushaka iki? Dukomeze gutya hepfo haruguru sinzi wagiye wagarutse wasanze umushyitsi mu rugo mwashwanye mwarwanye. Izi drama nge ntago nzikunda mu rukundo Zira. Niyo mpamvu mvuze nireka nkuzane hano tuganire nge nawe tubifatire umwanzuro nk'abantu bakuru bive mu nzira. Se ntago bikunda. Nimba utekereza ko rwose ngomba kukureka uriya mukecuru akagukontrola, rega yaranakuroze. Ntago numva ukuntu rwose ubu wicaye watuje ngo ufite umukopine. Bise bira n'umukopine ni nyogokuru wawe, ni mama wawe, ni sheri. Wow. Uragira ngo nawe dukundane ku ngufu. That's what you want. You know what? Then njema aho kugira ngo njye mukombe nakuki. Sulitane buje. Sibuni ngombwa ko nguteguza. Sona utaruguyemo no gura umuturanyi. Shana kibazo pe. Hari rero twishyiramo. Ukavuga ngo ngiye kureba umuturanyi. Ubu uragira ngo nanjye ninza ntuzanze nawe. Ubu ariko nta kibazo pe. Ariko karare kamabaza kandi. Abantu mubana n'abagabo umunsi ku wundi. Akajya ku kazi mu gitondo. Nimugoroba gataha. Ukwezi, 2, 3, umwaka. Amumva bimeze bite? Ngira ngo turasetsa. Nta kintu bitwaye biba ari byiza pe. Nukuri biba ari byiza cyane. Cyane baruko namenyereye ko wanje agira gutya akabona isafari. Akagenda akabakubita icyumweru akabayakubita 2. Ndaha nyine nimereye gutya. Ntateka, nagenda, nagumaha birandeba. Ibaza ko nta kintu baye. Nta kintu baye pe. Nyine biba bimpaye amahoro n'uruhande rumwe. Ariko noneho yambwiye ngo agiye kuza. Agiye kuza? Kandi wari wambwiye ko azamara amezi 3. Cyane sinzi ngo mu kazi ko biba byagenze ngo bashobora kuza vuba. Wow. Nzabona se. None se nyahotsa ko nduzi utabyishimiye, nduzi wahindutse. Ntabwo ari uko narisanzwe nkuzi. Narahindutse. Wahindutse wacitse intege.
biragaragara mu maso cyane pe sinzi ikintu wabaye. oya ubwo nuko numva ntameze neza mu mubiri ntabwo ndi ndumva nishimye gusa ubwo azaza ryari kweli. Urarwaye se? numva nkonje rega nibyo nakubazaga ngo mubayeho muti. Ushatse kuvuga kuri kumutinya? Ndi kumukumbura ahubwo. Ati yakubwiye ko azaza ryari se? Ndabizi se sha nyine ngo nivo. Ariko nyine sikizabataza. Birumvikana ko umukumbuye. Akora mama muri kumwe n'abagabanye bya buri munsi ndumva mama muriho neza. Shana ngo wabyumva. Kamubwire muri firigo mfitemo amata, mfitemo ji. Sugira ngo Ntabwo ugenda ntakwakiriye. nuko nari mvuye mu rugo maze gufata icyo kurya no kunywa. Ngiye kuzana ji ibintu byo kuza sinkwakire wa. Nawe uba wivuna. So kwivuna ngomba kwakira abashyitsi. Merci beaucoup. Murakoze cyane kumfasha. Oya ni inshingano zacu kandi ambombere uko ngenda ariko bura nyine mwabanza mukanyibwira noneho n'ubutaha. Isigenye ni service mukaza mukamfasha. Okay, nitwa Yves ubusanzwe. As you see ndi umushoferi. Niko kazi kantunze ka buri munsi. Ntuye mu mujyi wa Kigali. Ni byiza cyane. Njye nitwa Kamegeri. Muri tuntu twinshi dutandukanye ariko turi mu bwenge. Stari. Seshu. Meze neza. Nari ngukumbuye. Gusa kakanya. Kari. Ushatse kuvuga se utarakubera. Ko ni uko tuzagenda tumenyana. Birashoboka ko hari ikintu wazankuraho da. Biterwa nuko umuntu yitwaye. Murakoze cyane. Reka. Iwanjye ni hariya rero reka nje kureba ko bamerewe. Ubwo butaha nzaguhamagara nabwo uze kumfata. Oya nta kibazo rwose. Kandi murakoze. Reka ahubwo ngukuremo ibag. Sombe. Arabizi ko muramukumbuye. Araje ni mugoroba ariko naranje kujya ku Imeze bite se? Okay, ubwo ngeze mu rugo ndaza guhamagara tubone neza mutunze maze kuruhuka. Chérie?